ngororangingo nk'ubuhanuzi ubuhanuzi impanuro nise amabanga ya nyirahuku bambe amabinga ya nyirahuku amabinga ni nk'amatama reka tuyumve babara nagara amatama amabinga ni iyo foto hano kuri YouTube menya abayo naterekeho iyo foto n'amabinga ya nyirahuku ni injangwe waduterekera hiyo nyirahuku ifite amabinga zabuze inenge na nyirahuku kugira amabinga ubwo byo bishatse kuvuga ko nyirahuku yari nziza ariko ikagira ikibazo cy'ibinga amabinga ya nyirahuku so operation ni impanuro na statement ni tweet y'umuvandimwe Samu Karenzi maci bikiba hari saa 12:34 abafana wana ko muri za raporo n'abakomisi bakiri ibintu byose bikiri nta mwanzuro uranafatwa bakiri ku kibuga bikiri mu mvuru mu by'ukuri twemeranyijwe ko naka kanya tuvugana nari amabara yamaze gusohoka nta mwanzuro nta kuko hari siko bimeze niko bimeze aracyarimo dayiremo haracyarimo ibintu byose ko byashoboka umuvandimwe Samu Karenzi yanditse ngo mukuritewe mpaga ya 3 ku busihuye kubera amatara ya stade yatumye umukino udakomeza ubwira sabwa 4 ku busa kugira ngo ikomeze ku mukino wa nyuma hari n'indi hubwo yaje ejo nayo nyuma ya imyanzuro harya imyanzuro itarasohoka ariko imyanzuro yasohotse ku mugoroba ubundi babigoye ni gake simba nshaka kuvuga cyane ko nk'umuntu twakoranye cyangwa se nkantu nabe nka City Radio narahabaye tubaho mu buzima rimwe na rimwe bwari buryoshye mbere ya 2010 ariko nyuma buza ku kari hahazamo ibibazo Rwanda Revenue izamo shyira ku mande y'amamiliyoni yagera muri za magana y'imisoro n'iki ubuzima buranga nyine twajya dukora amafaranga akajya kwishyura Revenue guhembwa bikaba ikibazo nandi tubonye ubwo bose tukavuga ngo araturya ariko washyira muri logique ugasanga wenda nuko abarwana no kwishyura nk'ubukode byari bigoye rero bamwe mu bo twakoranaga baje kugezaho bafata umwanzuro kujya kurega ikigo ariko njye muri kamera yanjye nshyira inyurabwenge ndavuga se koko iki kigo ko nanjye ndi umuntu najya no muri business cyangwa n'ikindi kintu ibintu byatubayeho mu by'ukuri ko bitari ibintu byapanzwe ubwo ni ikosa ry'umuyobozi by the way kuko ibaruwa ya Rwanda Revenue ya mbere ituzanira ko dufite imyenda ya 51 niba atari 31 nigibona yakire kuri reception yishyira umuyobozi ariko barabiryamisha kuko nuvizo zageze muri za 300 na ariko akundi bintu babiryamishije ibaruwa ikaza ntahita bajya kunegusenda ngo tuzabyishyira gutya cyangwa gutya na gutya bikagezeho bikikwa byo ndibyo bandika by'amande ibyo byagezeho bidukora penalties muri RRA ariko City muri ibyo byose n'ubu bamaze hafi imyaka 2 irenga bambwira bati hari ibyo twagiye turicara ndabwira nterero rwose ndabizi ntago meze neza ariko basi tugira ibyo twandikirana turebe ko ari byo mwambaye hafi akangira inama ibyo ashoboye yabona bimeze gutya ko bati ibinyamaro birimo haba kubw'umwanya haba ku byose kubwa mikoro ibitekerezo bikaba ari ubwatsi byose oya ntago beshye bikaba byuzuye ntacyo rero ubwatsi ni ibintu byinshi ntacyo muveba muri ubwo buryo rwose ndabizirikana anyitabaje nanjye haraho yankenera ntabwo namutengwa kuko hari tafari rigaragara yashyize yigarurira tweet kuko nitujye guhera tuyisesengura ariko kuriya kabisa nkomeje kuyibona burya abantu benshi tugira defo yo kwanga kubwira nk'umuntu ikintu kuko Karenzi afite ibintu byinshi namuvugaho byiza bibise n'iki tukagira defo yo kutabwira umuntu mugibona nigeze kurota ngo ndi kumwe n'umuntu ngo twari inshuti ngo narohamye muri piscine ndimo ndengerwa mubwira nti kutamfasha ariko ntanyi akagira ngo abantu benshi uri kumukinisha ko bateye babona umuntu asa n'urengerwa ku kintu kiniki bakamwihorera n'aba bantu benshi twagera tubona amateka babayeho bakomeye bahitira bande ba Dolphite n'iki bazize ko nk'abantu babareberaga twigeze kwiga umugani wa Mwidishyi umwe mubidishi yari inzapfa ababidishi bareba
ariko ntibabiha agaciro cyangwa bamugire inama bati nyabuneka mwami urwo ruhu ukubise ku kibuno rukadoda ruraza kugukoraho ruraza kuzirika ibintu muri wowe biraza kugupasitinga ari ndapfa mwami w'ibikiko byagenze Samu nawe rero ni nk'inama namugira ari kuri public hari byinshi navuga nkavuga uko wenda twatandukanye ko ntabwo twatandukanye neza hano navuze ibyo byiza ariko byabaye bibi ku buryo yaza operation uko nabyo burya guhora abantu baba muri jonge se kuki batagikora n'iki ari ducanga n'abadukurikira ariko sinzi ko abantu batandukana neza yego reka cyavuga yo yazabukwayo umuntu yavuga iki ku wundi yavuga iki ariko reka nivugire ku kintu kijyanye n'abasaza abasaza muri defonge mbabonaho nenge kuzita karite umenya banagira n'ikintu hari cyo mvuze ngo nukurogana abantukanye ariko kuko capacité intellectuelle rikari no kunda kuvuga ngo Karenzi umunyamakuru wa mbere mu gihugu rwose yakabivuga ariko ntiyanabeshyaga Karenzi afite IQ iri ku rwego rwo hejuru afite ubwenge karemano buhagije karemano akagira n'ubujyanye n'ibyo yize ko nakuri ngo twarakoranye pe tukweme sida yatumye dutandukana ariko n'umuhanga pe n'umugabo wuzuye cyane ibindi kwaba ari ukunenga nk'inkuru nkavuga nti iyi nkuru nkurikije wenda wayikoze mu nyungu izi nizi wayigize gutya ariko ndavuga muri rusange pe wagira icyo uvugaho ushize mu nyurabwenge ushyize mu nyurabwenge cyangwa se bikaba atari byo mutahuzaho ariko muri iyo context kuvuga ngo n'umunyamakuru wa mbere mu gihugu ntibamubeshyeye nanjye niko aka kanya byemera ubifatanya cyane ko yanahawe igihembo ariko adahindutse ngahindure bimwe cyane muri iyi minsi kuko azashiduka bimeze nka kwa kundi abantu bakomeza babirebe aba muri hafi bamukomeza bamwita umwami w'abidishyi ariko burya hari igihe ubona ikintu kirimo kwangirika umuntu akanga gutanga kuko iyi statement siyo kandi ni statement usibye kuba yihuse Karenzi afite ubushobozi bwo kumenya inkuru niyo iri no mu mwobo cyane cyangwa iriho na beto yo kubona inkuru mbere bivuga ngo iyi si ntabwo yari kugeza aka kanya ntabwo yari yo niyo yazaba mpaga mu bujurire ariko iyi ntabwo yari igihe yazi yarihuse kuyivuga yayivuze ntabwo yari ikwiye ntabwo yari ikwiye kugihe yaziye kuri rasa ngo ntiyari ikwiye kuri rasa naratekereje sindavuga nkurikije uko no gutandukana kwacu navuga ngo byatewe na babasaza ese bamwishe mu mutwe kuko niyo mpamvu ibintu yagenze gutya ari abantu batangira kuvuga nza bakamenya ngo baramuguze kumenya ugatangira kubitekereza ese baramukoresha abongereza bavuga ngo to be influenced by ukavuga ese mu by'ukuri kuko uko navuze bora hari igihe nk'umusifu impamvu tukunda kuvuga nk'umusifuzi ngo Samu yibye ikipe niyi nuko tuba tumuziho ubuhanga ku buryo kwibeshya kwe binaborbayeho tutabifata nko kwibeshya ko tuba tumufata nk'umuhanga yabikoze ku bushake cyangwa se aba influenced by nkurikije rero icyo gihe nko kurikiza ko apari yuko nanjye twapfuye abo basaza kubera judgment yanjye kuri bo kuko niho bari wenda operation nzayikora nitonze no mu minsi yashize nize kubona aka video gasirikira ahagasopa abo bakorana ngira ngo harababuza kuvuga ku basaza kana kandi muzongere kumuvugaho cyangwa se ibi nibi nyine ukumva ko ugera ku basaza ukagira ngo wishe umuntu nk'abahanzi cyangwa abastari bafite abantu ababounce babarinda niyo ugerageje nko kumufotora avuga ati gize agafone kawe hakurikiraho iyi ntuze navuze ntese ubu koko ariyo ifite abafana benshi cyane mande zose bafata baramutse ro kuko hari abamufata nkaho ari idole nk'ikigirwa image sinzi ukuntu nabivuga ari nko idole mbuze uko nyisobanura kugirwamana ni igitutsi umuntu ufatiraho urugero ngo wafatiraho urugero ni ukuvuga ngo hari igihe byazagera bikomeje muri no ritime umuntu yakora nka Twitter akavuga ati mujye kwigaragambya nko kuri presidence cyangwa se kuri ministeri abantu bakagenda bakangiza dore ko mu bantu babwirwa harimo abantu benshi batitekerereza agendera ku mukana gusa akavuze akakaka nta rugwe ari uko bimeze mukude nakore abaca abantu bita ambassadeur b'ikintu runaka ngo hagiye kuba igikombe cy'isi ariko ambassadeur wacu wenda ni Ronaldinho kugira ngo iyi influence muzaze impamvu rero ndavuga nti umuntu tujye tumugira inama akina byumva abantu batari byandi umuntu avuga amateka y'umuntu kuko watakiri mu kintu ari byanyeroreshwa kana kayitabarukiye n'urugero utangiye kuvuga ibyiza bye uburyajya bwo kubona udakiriho bira ntabwo ari byiza no kuvuga ngo
bikomeje gutya zikazaba tweet zingahe cyangwa se bikazaba ikintu kingahe cyangwa se akabipfa nanjye ejo akabipfa n'undi ejo bundi akabipfa n'undi ejo bundi bagasanga yarabeshyaga bagatangira kumukeka ko wenda yakoreshejwe cyangwa se yabonye indonke n'iki byakwangiza rya zina rye cyane twazamukiye ntifuza ko ryakwangirika kuko afite kapasite yo kuba umunyamakuru wa mbere mu buryo butagibwaho impaka hari karite nyinshi arusha ahubwo afite yanaha no ku bandi banyamakuru cyane yaba hakanda agasiga n'ubundi akazi yakabaye Wikipedia yego ariko natava muri uyu mujyo wo kugaragara mu ishusho nk'ikoreshwa n'aba basaza bo bananiwe basizwe n'igihe ubona batakaye paraporo batabona ibintu bigeze bizakomera jewe ndi nk'umugira inama navuga nti ikintu cyitwa transfer kireke kuko kiratuma abantu bazajya bumva ko uvuze umukinnyi n'uyu kuko waje umuhetse n'abasaza bareke ubajije ku neza bakoze cyiza kuko utabaye umunzani ngo ibyo wanengaga Jean Fidel uyu munsi ubinenga abasaza niba hari ibyo bahuriyeho cyangwa se wemere ko hari ibyo wishye kuri Jean Fidel haba harimo guhunga abasaza bakaba baragutengushye ariko ugakomeza kubeshywa ugakomeza kujyana abantu mu kigare nk'iyi tweet niyo yangije byinshi buryo kubera ko bafite kubera ko ari umuhanga abantu hari ukuntu bamwizera yakoze ikintu nk'iki rero abantu bakigenderaho bakumva mu by'ukuri nicyo cyakagombye ubwo nicyo kizaba iyo bitabaye rero ntibibe rimwe nandi ntabura pourcentage ipungukaho byisubika bishuru 10 na zingahe birangira nawe baye nk'abandi icyo kintu ntabwo nkimwifuriza niba hari n'uburozi abasaza bamuhaye nagende yirogoze mu kinyarwanda aburuke akomeza duhate amakuru ya mbere yigangasenguye kuko ntekereza ko hano mu Rwanda nta munyamakuru n'umwe ufite ubushobozi bwo gutanga karenzi ku nkuru nziza icukumbuye inakomeye inakazi cyane ariko nakomeza ibyo akazamurika muri context y'umuntu ukoreshwa cyangwa n'amarangamutima cyangwa se n'indongo ruhande abugamiyeho cyangwa se n'inyungu zindi wenda nko bijyanye n'amatransfer inyungu ze bwite kuko reka mubaho urugero fatika je nka cyagiye bavuga igihe anta yatangiraga kumuvuga n'iki bavuga ngo transfer n'iki je twarakoranaga hano izina ry'Imana yo mu ijuru numvaga bamubeshyera ndavuga ngiye uko ndabyumvaga mu mutima wanjye yataza ngo abyivugire avuge ko yuri indege akajya Senegal akajya gushaka Riswan nari kuza nakwandije kuko numvaga wari kumushingira igiti ukarabeshyerwa numvaga beshyerwa noneho umuntu wumvaga agomba gushingira ukabarahira umva Imana yo mu ijuru umva arabyivugiye ejo ukumva arabyivugiye ejo bundi hakaza tweet nk'iyi bikazi ikinyuranye ejo bundi umukapfa ko unenze abasaza kuko we wagize ubwo bushishozi bwo kwambukiranya ibihemo gato ukayigira imbere gato ukabona abantu ntaho bari kujyana itimu mugahita mubipfa bikaba n'inzigo ndetse agashaka gukora ishoboka byose ku buryo n'ikigano kitazaba cyanapfa bukeye nabo bari kumwe akabwira ati abo tuzagendanya ubwo ngubwo namwe muhite muhagarika bikaza ari ibintu twatandukanye gitindi mu buryo ntatekereza cyane butari mu buryo buhendutse budakwiye cyane nk'abantu uburyo buri cheap ariko na nyuma twakominitseho rimwe gato hari ikibazo nagize kijyanye na ariko nabantu bari batwitinze ibintu bisa n'ibimwitiriwe ariko bitari byo bitamufesinga inbox ariko nza gusanga atari byo ahubwo nsanga ko hari abantu babiyitiriraga radio ndetse n'ama social media zabo ariko icyo navugaga n'uyu munsi ndamwifuriza inihirwe kuko afite ubwo bushobozi ariko agomba kwisuzuma akicara ejo bundi atazasuzumwa na rubanda cyane atazarogowa n'igihe bajya bavuga ngo rushyize kera ngo ruhinyuze intwari ataba afatwa nk'intwari kandi yanabayo muri context y'itangazamakuru rya siporo ejo agahinyuzwa n'ibintu biciriritse byari bwirindwe agahinyuzwa no gushaka gukomerwa amashyi n'abareyo b'ikigare kinini kuko hari n'abareyo bazima batekereza neza batemera umuntu babeshya ibyo badafite bakunda ukuri cyane icyo kintu navuga mpamvu navuga ngo nayise amabinga ya Nyirahuku kuko Nyirahuku ni nziza ariko ifitemo amabinga ngo nta mwiza wabuzinenge buryo bushobora kuzana nk'umukobwa mwiza niwe dukunda guhera ngo umuntu mwiza tukamushyira twese tukemera tukabyemera ariko nka Masambusa akavuga ati nyamara uriya mukobwa Ferdinand w'Imuhanga ati nabonye urwara rwe rw'agahera amano yameze nka
ya hajya ni karoto ya nuze tangawizi Yeah. urabona ukuntu ibishamikiranye bati ni mwiza ariko nakuramo inkweto uzabona amana ameze nka niyo mpamvu nyise gutyo tumva uko bimeze urumva niyo mpanuro ntanze nkurikije ino tweet nkakurikiza n'ibindi urumva